Imana himbazwe cyane. Akaba aho ngaho abayobozi bamukureho, ariko arimo arayobora umukobwa umwe uririmba neza kurusha abandi, ushaka kuyobora korali. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Kugira ngo ubukristo buhere imbere bukagenda butunganya umuntu w'inyuma akazaboneka ari umukristo. Ubukristo ntibwumvikana. Ubukristo buragaragara. Iyo mpamvu kenshi tujya tubwiriza cyane abantu bakumva gake. Mwana himbazo. Nuko ibyo tuvuga ntabwo byumvikana kubera uko tugaragara. Uko tubanye nuko tuboneka mwana himbazwe cyane. Iyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo aba tubonekeramo nk'amatabaza. Ni ukuvuga ngo urumuri ntabwo baruvuga, bararubona. Iyo umuntu akubuzemo urumuri rero ntabwo yemera amagambo wavuze, ntabwo ayakira. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Amen. Umurimo w'Imana ni ishyaka, ni ukwitanga. Yesu ahimbaza. Iyo utagize ishyaka ry'umurimo w'Imana birakunanira, kuko umuntu ntiyigeze arema, ntabwo yarema mu bushake bwo gukunda Imana, ariko Satani agenda amuvangira. Amaze kuwuvangira nk'amahimbazwe cyane, umuntu aba arwana no kugira gute no kubana n'Imana, umuntu aba arwana no gukorera Imana, umuntu aba arwana no gusanga Imana. Imana himbazwe cyane. Amen. Ibi rero ubutumwa bwaje bababwira ngo ariko si umuntu ngo bamubwira gukorera Imana ngo bamurehereza, barabikubwira bakabikwigisha bakagusengera bakabikwigisha kugeza igihe bikurushiriza imbaraga ukagutwaza igitugu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo natangiye ushobora kurira itike ngo uze muri Kenya mu marukwezi. Imana ifashe cyane. Nakirwa hafi gusa n'igute namara icyumweru ntari mu. Amen. Ntabwo ari uko nari imeze, kuko twarapingana. Abanyamurenge n'abakonyine baratandukanye. Ubu naba mu Banyamurenge icyumweru, noneho sinzira aho abakonyine bagiye basura Abanyamurenge gusa. Ariko si uko byahoze, ariko narakomeje nari mama, ubwami bwawe buzi ubushake bwawe bubi, mama habwa icyubahiro kugeza igihe bya bintu byose bikokotse. Isigara n'umuntu n'Imana ibwira no kujya mu Banyakenya. Mperutse kujya kubwiriza mu Mombasa, barangaburira bwa mbere bamafanta, bwa kabiri bamamazi. Ngeze aho nabwo nimumbabarire sinzi kurya n'amamata, muyashake muyazane. Umugore amukiriye araseka ati ndishimye turabohotse kandi nanjye ndakaka. Ariko ubwo tujya ibibaza kuza ugafata gari ya moshi ukinjira mu rugo saa 9 za kumanywa, bakaguha fanta n'ibyo kurya ukajya kubwiriza. Wava kubwiriza bakaguha amazi, nta cyayi nta mata. Ngiye kumva numva umubiri wanjye wasa naho uragaye. Kuri ibi bimenyereye agatsindwa n'Imana. Nigeze gusenga amata yabuze, Nyanza yabuze muri Kigali, tubura amata tunywa mu Karuyonwe mu Karumbyuka, kandi simbirata mbyuka niti numva umubiri wanjye wose umeze nk'umuntu uvuye amasengesho ya seke akarya muzuko n'abamipfike. Masa n'umuntu utariye Yesu akabana wambabariye nkareka gukunda amata. Umuntu w'imyaka 20 akunda amata nk'umubebe. Ndavuga ngo bari ndabisengera, hacimo iminsi mike numva nashaka ishyushye, ariko nkashaka ikintu biranje biranga. Imana tugirire neza. Ibyo mena rimbi vugici nuko n'amahabwa icyubahiro. Urwana ugira ishyaka ryo gukorera Imana n'amahabwa icyubahiro, ukarwana nabyo ugahatana, ukabyuka mu gicuku ukagenda mu gitondo cya kare kugeza igihe wumva bifite umwanya munini muri wowe n'amahimbaza. Haleluya. Ariko nibakubwira ngo gukorera Imana n'ubushake ni kwisibyo barababeshya. Umuntu ashaka kwivugiraho mu buzima bwa buri munsi, Imana ihagucira. Amen. Rero gukorera Imana ni ishyaka. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo tugire umutima nk'uw'ukuri muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yasaga n'Imana yatekereje ko ari ikintu cyo kugira gute yisiga ubusa aritanga. Gukorera Imana ni ukwitanga. Imana y'Imbabazi. Reka mbabwire amagambo naza kugaruka kuri Doruka, ariko ndumva ashaka guhugura itorero. Numva ariko umwuka w'Imana arimo kunzanira information. Imana y'Imbabazi cyane. Amen. Musubire ndimo soma Bibiliya, Mwuka Wera arambaza ngo ese muzirankone iyo usomye Yohana 3:16 wumva iki? Imana y'Imbabazi. Ndango numva ngo wakunze abari mu isi cyane
tanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera agire ngo se utekereza ko ntari ifite uburyo bwinshi bwo gucungura isi ntatanze umwana w'ikinege. Ndaceceka ndavuga ngo ntabwo mbizi. Arambwira ngo icyo bivuze umwana w'ikinege ngo bivuze ko kumurera ari ikinege. Imana ihimbaze. Se muranyumva? Ndavuga ibintu bitaza murasinziriye. Ndagumana na babiri, umwe we namaze kumubona mbere. Ntamuhabwa icubahiro. Amen. Arambwira ngo gukorera Imana Umwuka Wera asobanura cyane. Arambwira ngo ni kuba ikinege, ngo ni ukubaho mu buzima bumeze nk'ikinege. Imana ihimbaze. Wahura n'abandi batekereza gutyo mugahuza mugakorera Imana. Arambwira ngo ariko iyo ukoze witegereza ku bandi basiba ugasiba, bakerera ugakerera, bakwitotomba ugitotomba, ngo umurimo wanjye urakunanira. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Arambwira ngo umunsi wamenye ko umurira nk'ikinege ngo abantu bazasohoka mu itorero risigaye. N'amahabwe icubahiro. Arambwira ngo umunsi wamenye ko umurira nk'ikinege uzongera gukererwa mu materaniro. N'amahimbazwe cyane. Amen. Ngo kubera ko ikinege iyo gikora ntikigira uwo gisigana, ntikigira uwo gisiga inyuma, kuko azi ko ari we wenyine umuryango ugize gute. Amen. Haleluya. Arambwira ngo numenya ko umurira nk'ikinege bisahimbazwe cyane, uyu murimo wanjye ni uzawukora neza. Ngo nicyo nashakaga kuvuga, gutanga ikinege si uko nari mbuze ubundi buryo bwo gucungura isi. Amen. Haleluya. Iyo Adamu aza kumenya ko ari ikinege ntabwo aba yarariye ku rubuto. Baravuze ngo Eva ni gatozi, sindi utesitinge kuko wagize gute watesitinze. Imana ihimbaze. Amen. Ariko kuko yumvaga bari kumwe ari umwe, ararya nawe ararya bimugiraho ingaruka. Rero muri kino gihe tubeshejweho no kurya. Runaka se ko yabikoze reka nanjye ngire gute. N'amatorero amwe niko atangira, n'amaminisiteri niko atangira, runaka ko atangiye nanjye reka ngire gute. Reka nanjye ko mfite impano nanjye reka ngire gutya. Ntabwo ari ku murimo ukorwa. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ugomba kwishaka ugahagarara ukaba muri position yawe kugeza igihe nk'amahimbaza data gufasha ukuboko akagutereka ahandi hantu cyangwa akakubwira uburyo bwo gukora aho ngaho uri. Amen. Umurimo w'Imana ni ikinege. Niyo mpamvu nababwiye ngo iyo udatuye nta maturo aba yatanzwe kuko ntawe ugutunga. Amen. Umunsi wamenye ko gukora Imana ari ikinege ntuzongera gukererwa muri korali. Imana imbazwe cyane. Amen. Amen. Ntuzongera gusiba, ntabwo uzongera gutinda, kubera umuntu wese azaboneka imbere y'Imana atanga raporo. Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo njyewe ndi umwubakisha mukuru, shizeho urufatiro umuntu wese agira gute yubakaho. Umuntu yirinda uko yubaka kuri uru rufatiro. N'amahimbaza. Haleluya. Ingo zisenwa n'iki? Yesu ashimwe. Zisenwa nuko utazi ko ari urugo rwawe uri ikinege. Urwo rugo nibwo rutangiye nirwigeze ruba. Sinzi niba mubyumva. Amen. Nibwo rutangiye hari ibyo duhuriyeho, ariko hari umwihariko ugomba kugira mu rugo rwawe niwo utuma ruramba iminsi yose. Ariko iyo ukomeje ugereranya n'iz'abandi ugakopera iz'abandi ukagenda nk'abandi, nk'ahabwa icubahiro, ni ukuvuga ngo wisanga mu rugo muri abagore bane mu rugo. Kubera iki? Wafashe ibyuriro bizana. Umugabo yajya kubona akabona ayoboye abagore batanu. Imana ihabwe icubahiro. N'umugabo nuko ajya umugore ajya kubona akabona noneho si wa wundi bavuganye, harimo abandi nka barindwi. Kubera iki? Runaka se koko ribu ya turi binege. Imana ihimbaza. Imana ikubona nk'ikinege. Yesu ahimbaza. Izaguha umugisha nkawe, uzaramba nkawe, uzakomera nkawe. Imana ihimbaza. Niyo wakomera ntabwo wakomeza bene so nk'uko ukomeye, cyokora wabazamura gatoya. Imana yaguciye. Amen. Umuntu wese yirinda uko yubaka kuri uru rufatiro. Mama tugirire neza kuko bamwe bubakisha ibikenyeri abandi ariko ku rufatiro rumwe. Ikintu gitangaje kuri uru rufatiro, ushizeho ibyatsi n'ushizeho ibuye ntabwo babimenya, ariko
uwubakisha warabimenya, amenya ibyo tugira gute. Dukurikirane kaka. Uyu nguyu azana ibyatsi, bageze neza kwicara. Hari abantu batabereye kwicara inyuma pe. Mujye mumvayo. Iyo bashize inyuma ndahagarara. Iyo nicaye kandi si ubwibone. Ariko sinyama nicaye hagati. Nukuvuga ngo nicaye hano. Ndahagarara inyuma. Umunsi umwe naje protocol bakagira ngo bishyize hejuru. Sanga haje umuntu nyine n'ushaka ubunini kuko niyo yandutaga imyaka. Yandutaga ubunini yambaye akaruvati na costume. Bahita bamuha intebe yanjye bampiye gatatu. Ati isakoshi yanjye neza kandi ntari ndapote. Ati isakoshi yanjye neza ndagenda. Sindapote suko sinkomeye. Nicara inyuma ya protocol n'azati wakabyana. Ndabona sinjya nicara hagati. Iyo nicaye inyuma hariya nicara imbere. Kandi nta makosa bankoreye uriya muntu n'umushyitsi ikindi aragaragara akaruta kandi arananguta. Hari ikibazo nise sinapote turapote buse kwicara hariya nuko apote ati oya isabure ese n'amwe inyuma hariya mukazana abapote. Hari ikibazo nduka tambira tuza umva amateraniro no kubwira umubwire ngo ngiye washatse kwicara umwanya wanjye bahari nyaje wongera kukubwira nawe. Imana tugire neza. Amen. Bivugiye kuri mwene data. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo turimo kubaka turimo gukora umurimo twebwe twubakisha ibintu bitandukanye. Muranyumva yewe tukaza tugashyira ku rufatiro. Twebwe ni ukuvuga ngo uyu ni gentille, uyu ni gentille azanye ibuye, uyu ni scovia azanye ibyatsi byazina nini nganire azanye ifeza. Ntimubibona? Twebwe abantu baje kubaka twese tuzi ngo turimo kubakisha amabuye, ariko ububaka abazi icyo ashizeho wabazi ko yapirase muri. Ariko twebwe iyo duhuriye mu muntu tuba twumva turi abakozi, sibyo yemwe? Ni ukuvuga ngo twebwe abakora n'uwo dukorera tuzi ibyo turimo gukora, ariko twebwe abakorana ntabwo tubizi, tuzi ngo turahuje. Hari ikintu tugomba kwitaho. Imana ihimbaze cyane. Tugomba kwita ku wo dukorera. Amen. Kuko niho tuzasoreza. Hallelujah. Niho tuzagira gute? Tuzasoreza. Ibyo ukora byose ntabimenye, pastor atabimenye, Imana ihabwe icyubahiro. Menya ko nyiri urufatira arimo kubona ibyo turimo kugira gute? Kubakisha. Ndetse dushobora no kugufata ukavuga ngo bakaba ngo scovia rekada. Rega scovia we yagira amanyanga. Ngane ati ngo buki. Scovia yagira amanyanga. Ari kudutanga muri korali. Scovia yagira amanyanga. Uzi neza mu cyumba. Imana mfashe. Twari dufite umugabo yarashatse. Yabaga yasambanye. Yabyukaga ajya kumva kuva muri cyera ngo ari icyo mwakamwame n'ugomora yatumye yagereye kwanyangisha iyo ndirimbo n'ugomora ngucumura. Noneho tugira umusaza wacu urugoma akavuga ati ngo ntihabuze umwana w'abandi yafatiye mu gihuru. Baza kumukorera agashya baramufata noneho bamuzana atambaye bamusanze mu gihuru. Basezerana n'umwana w'umukobwa aravuga ati yaranzengereje none kandi bose bari mu ikanisa. Noneho uzabipe gusa. Aravuga ati nzamujyana ahangaha kuko sinzabahamagara, nzamujyana ahangaha nimba bipa muzaza bari gusa. Baraza barahabasanga bamuzana muri kanisa nijoro atunguje. Ndavuga ni hari icyo mwaka mwami mukozeho n'ikindi gihe muzongera kubikora. Imana tugire neza. Ndimo ndavuga iki? Ndavuga ku bubatsi, ndavuga ku uyu murimo dukora. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Amen. Nyiri urufatiro abarimo kureba ibyo twubakisha. Yesu ahimbaze cyane. Amen. Kandi koko ukuvuga ngo Kristo ni mu mutima, urabizi ko ari mu mutima. Urabizi ni mpamvu ituma ukora ibyo ukora. Imana ihabwe icyubahiro. Noneho twebwe ndagira ngo wibagirwe umenye ko tudahari. Kuko gukora Imana ari ikintu. Yesu ahimbaze cyane. Amen. Ukorane na so mwiherereye nkuko Kristo yigishije abigishwa bose. Amen. Ibi ntabwo ari ibiterane dukora ngo tuzakomeze kubikora. Turabikora dutegura umugeni, turabikora dutegura umukristo, turabikora dutegura itorero kugira ngo tuzaboneke imbere y'Isumba byose tudafite gukorwa n'isoni n'ikimana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ntabwo gutumira abantu ari uko dufite amategeko
titre n'impano. Ntabwo gutanga amafaranga ngo dukore ibiterane ari uko tubikora kubera ko ibiterane bikorwa, ni ukugira ngo umugeni yagire gute yitegure, ni ukugira ngo tumese imyambaro y'agakiza, tuzaboneke imbere y'Imana isumba byose, tudafite gukorwa n'isoni, ahubwo avuga ngo urakaza mwana wagize gute, wakoze neza. Yesu ahimbaze. Itorero rigeze ahantu aho batagishaka kumva amagambo ameze gutya, ariko ni igihu, ni iminsi Pawulo yabwiye Timoteyo n'amabicira, aravuga ngo hazaza ibihe birushya, abantu bazaba birarira. Mureke kwirarira. Uranyirarira hano ugende gute? Ko ndi umushyitsi ndimo kugenda, si ukuvuga ngo ni umushyitsi muri Kenya, ndi umushyitsi ku isi. Mana ihimbaze. Ariko aho twatangiriye niho tuzasoreza, twavuye imbere y'Imana tuzasubira. Mana yabicira. Haleluya. Turiga ijambo ry'Imana, turasenga, turigishanya, turahugurana kugira ngo tuzashobore gutunguka imbere y'Imana isumba byose. Amen. Haleluya. Haleluya. Korera Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe, n'imbaraga zawe. Shakira umurimo w'Imana igihe, shakira Imana igihe. Ntabwo uzigera ubona umwanya wo gukorera Imana. Umwanya wo gukorera Imana barawurema. Amen. Kuko nta gihe tuzabona umwanya urenga, nta gihe tuzabona ijoro ryigiyeyo, nta gihe tuzabona amanywa yabyibushye. Azaguma kuri yera amasaha 12 kugeza Yesu agarutse. Mama tugire neza. Ariko igihe cyo gukorera Imana mwamahimbaza urakirema kandi kikaboneka. Haleluya. Iyo utiyambuye ibikuremerera, iyo utiyanze ntushobora gukorera Imana. Iyo utibangamiye, gukorera Imana no kwibangamira mu buryo bw'umubiri, kuko amarangamutima y'umuntu n'ibyiyumviro bye bihabanye n'umutima ukunda Imana. Yesu ahimbaze. Niyo mpamvu Kristo yabwiye abigishwa, arababwira ngo iyo akabuto kadapfuye ntabwo gashobora kwera nyinshi. Gukorera Imana ni ugupfa mu buryo bw'ibyiyumviro bya kimuntu, ni uburyo bwo gupfa, kuremba, kunanirwa mu buryo bw'inyama n'amaraso, mwuka wawe akabyibuha. Amahimbaza. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu adapfuye ku marangamutima na kamere n'ubushake bw'isi, ntashobora gutsinda, ntashobora gukorera Imana. Amen. Imana ihimbaze. Amen. Haleluya. 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 Amen. 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 Pawulo yaranditse aravuga ngo ibyarindamuye ngo byahindutse igihugu, kuko ubutunzi butagira gute, butagira akagero. Rero iyo tubisoma twebwe dusoma Pawulo, ariko uba ukwiye kwibaza ngo niki cyahindutse igihombo kubw'ubu butunzi narose, niki uyu munsi nahombesheje kubw'umurimo w'Imana, niki uyu munsi natakaje kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, niki cyanditswe gishatse kuvuga muri ubu buzima. Ariko si ukubwira ku murongo ngo uvuge. Yesu ashimwe. Amen. Nanyumva torero ry'Imana. Amen. Turavuga ngo Doruka. Haleluya. Doruka yagiraga imirimo myiza myinshi. Ntabwo ari ukuvuga gutyo, si ukubihimba mu ndirimbo gusa. Hari indirimbo imuvugaho, ni ukwicara ukavugutse nawe. Dorukasi w'uyu munsi ni itorero ryacu. Ni Dorukasi mwuka wera wanyemerera namahabwa icyubahiro, ukama umugabane wa Dorukasi, ukama imigabane ibiri ya Dorukasi, kugira ngo mbe Dorukasi muri kino kinyejana, kugira ngo mbe Dorukasi mu nzu y'Imana, kugira ngo mbe Dorukasi mu muryango, mbe Dorukasi mu itorero. Nicyo kuvuga Dorukasi bivuze, ntabwo ari ugusoma ibyakozwe n'imice 35. Turashaka ahari Imana irimo iragenda ishakisha Dorukasi yamubuze muri iki kinyejana, irimo iragenda ishakisha Dorukasi yamubuze muri iki kinyejana, irimo iragenda ishakisha ingo n'amahabwa icyubahiro zimeze nk'urwa Dorukasi, abapfakazi baruhukiramo, abigishwa baza bakarya bakanywa bagasenga bakumva ikina. Imana irashaka urugo rumeze gutyo, ntabwo ijambo ripfa kuza gusa. Amen. Imana nijya itakaza umwanya unangaruka. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ndi hano ndwaje muri mukazi wanjye, ariko sinshobora kugenda
kubera iki n'amahimbazwe cyane hari ikintu Imana irimo gushaka gukora ntabwo rero n'abandi hano ntabwo aje umuvandimwe Imana irimo gutakaza umwanya uyu ni umubyeyi afite urugo ni umukozi w'Imana afite inshingano ku rusengero aba ni abagabo bubatse namwe murubatse ntabwo twaba turi hano turimo kumva amakuru gusa hari ikintu Imana ishaka haleluya Yesu ashimwe hari ikintu Imana igize gute ishaka kandi si nyuma ya hano ni nona n'amahimbazwe wese ariko urubyiruko njya ntangara muri kuri telefone murimo murasoma ngerekeye imyaka nanyuzemo kandi nanyuzemo ni pasiteri ngiye maze imyaka 20 nitwa pasiteri Imana idufashe cyane rero mujya mwibeshya ngo muzakorera Imana mukuze icyo ubize umwana nicyo gikurira muri bo hari igihe umera imbuto mbi kuzayiruka n'umugore bikanga tugirire neza niba ushaka gukorera Imana ni none Timoteyo yabaye umwigishwa wa Pawulo yabaye intumwa yabaye bishop bano yari afite imyaka 17 sinari mwabasomye abize teoloji Dawidi yica intare n'idubu n'amabicu hari icyo umusore w'umugenda Esiteri arongorwa abayuda barongorwa bafite imyaka 18 Mani habicu amen haleluya natangiye gusengera abantu bakavamo abadayimoni ndimo wakandisa ubwe hasenga umuntu akavamo abadayimoni umukobwa umwe twaramujyanye tumujyanye ku rusengero iwabo ni ukuvuga ngo twarasenze ubwana n'ishuri bigeze biratunaniza tugeze ku rusengero iwabo pasiteri amusengeye dayimoni avuga ngo iyo atagira akakana k'agakobwa mba naramwiciye ku ishuri Imana ihimbaze haleluya 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 umuntu wese ufite imyaka 12 yatangira gukorera Imana mu myaka ariko icyo witora iyo ugiye kukiruka no kukihandura mu zabukuru biranga Imana ihabwa icyubahiro Yesu ahimbaze iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana iki ni cyo gihe cyo kwitoza gukorera Imana iki ni cyo gihe cyo kuba inyungu mu murimo w'Imana Imana ihabwa icyubahiro amen ejo ni hahari bakozi b'Imana ejo ntabwo hahari umurimo w'Imana n'uyu munsi nk'uko haleluya niba ushobora kubika ibiryo akazabirya ejo mwama tugire neza ukavuga ngo ngiye guhaha nzarya ejo bibaho kurya ni nonaha keretse umwami akubujije Yesu ahimbaze amen uko utabika ngo uzarya ejo ukabika inzara y'uyu munsi niko gukorera Imana ejo bidahari Imana ihimbaze uko utatura umubi w'inyama ejo wariye niko icyo wakoze kidafite inyungu nonaha gifite inyungu utakiriho ariko niba ukiriho uracyakora ibindi n'amahanga sisi ni mu buryo vuba amen ubuzima bwa gikristo ni nko kurya umubiri haleluya ejo twariye inyama nyinshi ntabwo nta habe n'icyayi nanyoye mu kanya ntabwo kirimo kuza nk'umubi cyarangiye ariko abakristo ejo twarataraniye ndabigendera wiyinga wowe iyi agataramo kamwe uragendera wiyinga kandi ukwezi kujya gushira ibiro 10 by'umutsima mama n'umujya agataramo karacyagurira harya wowe ubikabite kandi utamwe cyane mu gitondo ucanga urya ikigori cyoteje ku muhanda rega sinamoye icayi n'uva nameze ndashonje kandi mutekereze ko waryamye udasenze urabyuka ntiwasenga ntiwaririmbira n'Imana ariko ukagenda ufata umuneke ku muhanda ngo ntiwamoye icyayi ko ushonje iyo nzara utekereza iyo mu mwuka kutaguye isari kubwo isari ryo mu mwuka kubera ko umuntu atitura hasi ntabimenye turi hano twaraguye isari ariko ibyo bishwe amaso yacu niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso arababwira ngo ndabasengera n'amahanga icyubahiro Abefeso 1:15 ariko ngo ndabasengera ngo amaso y'umwuka ahweze mumenye ibyo mwiringizwa niyo abahamagara ibaho umuti amaso y'umutima ahweze ubwenge no guhishurirwa bibasiho ubuzima bwa gikristo no guhishurirwa n'ubwenge bw'Imana Yesu ahimbaze amen haleluya haleluya ntabwo ari ukumva gusa no gushyira mu bikorwa kandi jya bikorera amaso iyo tuva mu gitero
wisuzume rero ko wahindutse, wisuzume rero ko hari icyo watunganya, wisuzume ugire ibintu ushyira mu bikorwa. Imana tugirire neza. Amen. Niba bavuze gusenga iya muri nkweto pfuka mutangire gusenga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niba bavuze inshuti utangire kureba ariko si ubundi abantu ndi kumwe nawe ni bwoko. Usaba Imana bawe. Guti Imana mbabarira m'abana. Abantu b'ubu nabo babaye akajagari m'abana. Ndobanurira. Mama imbazo. Amen. Amen. Necessitamos disso fazer. Aleluia. Quando somos na Brima. Amen. Pastor umugore wishimye n'umugoroba. Hari ibintu navuze n'umugoroba. Ntekereza ko abantu babyumvise uburyo butandukanye. Navuze ku misatsi, uvuga no ku nzara. Icyo nashaka kuvuga sinababwira ngo mwogoshe imisatsi. Kandi ibibazo cyane. Ubwo nababwiye kumenya tere ukoreramo kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza. Nimubona ko mfite imisatsi isutse gutya ariko ngiye kuri tere isaba ko mvuga Yesu nakase imisatsi cyangwa nafunze igitambaro. Ntabwo bandaraho ntibyasaba n'iminota. Imana tugire neza. Amen. Nababwiraga ngo aho kugira ngo namahabwe icyubahiro abantu bipfuka amaso mpagaze imbere nk'amahimbazo. Amen. Birutwa yuko haleluya nakwambara cyangwa nkasa n'utaberewe ariko nka pasi ubutumwa bwiza. Sinzi niba mu buryo vuga nababwiye ngo gukorera Imana rimwe na rimwe no kwibangamira. Amen. Ariko kugira ngo data Imana yaduhamagaye ikadushyira muri inezerwe ihabwa icyubahiro. Imana imbazo cyane. Amen. Rimwe na rimwe hari igihe urya ibisharira nk'uko nababwiye nariye nkabura amata kugeza nyasabye iyo batayamana ariko nyasabye hari aho nagera nkasanga agahari. Imana tugire neza. Hari aho nagiye bangaburira indagara kandi sinjya zirya nkajya mirabunguri ngo ntayicenya nkabigarura nkamirabunguri paka amazi. Imana tugire neza. Haleluya. Amen. Kubera iki? Amen. Umurimo wacu utajya umugayo, umurimo wacu udatukwa, ugomba gukuriyetinga miliye environment ituma umuntu uri aho ngaho akwakira mbere y'uko uvuga. Ariko hari igihe ushyiraho environment uko ugaragara bigatuma umuntu akureje tutaranavuga. Imana imbaraga. Amen. Impamvu rero tugomba guhinduka dukurikije miliye turimo uburyo tugaragara. Byasaba kogosha imisatsi cyangwa kuyitera kanta yatukuraga ni ukugira ngo batakurejeta utaratambutsa mesaje. Imana imbaraga. Amen. Hari n'ahantu ushobora kugera uri umuvugabutumwa wigizwa cyane ngo umunyamugi bakubona bakabambura ntabwo ahagarara hano. Ntabwo tujya gutera itumanaho. Amen. Ariko bamaze kubibuka batatu batishyira igitambaro kamara imyenda y'abasilamu niba ari bashaka bahituza bakakwakira. Twakiriye umuntu uturutse kure bakagera kwishyura. Mu Rwanda ntabwo twe tuzi ko ari bamaze kure umeze gutyo witangira. Hariyo abantu beza ku mutima ukavuga ese uri kwitangira niko kuba mwiza ariko ukavuga niba arahari. Imana yabitse abantu benshi batazi ko witangiye hejuru y'igisoko n'ubavu uruhande ruhagarariye kuri Kalvari igisoko gitendera kubera ko nta kintu bibabwiye. Imana tugire neza. Ariko uko hava Ebenezeri bakiriye wagera na Kalvari akajya hakugera ngo Ebenezeri ngo nta baturage muzi ko nagezeyo ngo namaye ngo gutya ngo bakavuga ngo ntabwo mpagarara. Si abaturage niyo umuturage ntajya amenya amakuru. Umuntu utari umuturage amenya amakuru agatata ikirere akacinjiramo ameze nk'aho asanzwe. Imana itugire neza. Ni wowe umuriye urashyigikiye abarevurani babiri niba bashyigikiye n'ayandi matorero nzaza. Yesu ahimbawe. Amen. Nukura n'ibintu byo kwikomeza. Imana yacu ni ikomeye. Mwebwe musenga Imana ikabasubiza ari Imana muri abantu wahamagaye mu yomba ntiyitaba. Ukwiye kwicisha bugufi ku Imana.
uyamara agakwita bahamagara Imana ikakwita bari Imana isumba byose. Ntabizi kwikomeza gukora cyane afite amafaranga ngo bari. Ko wize mu yamba akaba yagusuzuma. Ko wize umukobwa akaba yakudusabye. Wahamagara Imana ikakuzana undi warenze ukabangura cyane. Kuruba cyane cyo bugufi mu kibano. Niba ushaka kuba cyane jya mu cyumba rero ushiraho indorerwamo wifurutirwa cyane meze neza nta kibazo ariko musohoka. Umenye mugiye gukora n'ibintu bitandukanye Imana yakoze cyo. Sibyo? Yego. Namuriki. Yego. Amen. Amen. Hallelujah. Kira mugeze gukora Imana no kibanga. Gukora Imana no kibanga. Kunda kuvuga gukora Imana bikambo ceceka. Kabutagira ibanga kimucyo kamba ngo ceceka muzongere mushobora kwakira abantu. Imana nishobora kuguhoreza ubutunzi utagira ibanga. Imana himba. Amen. Kakuvuga ceceka. Yesu ahimbaze cyane. Washaka ukajya imbere y'Imana ukavuga Imana muzira muri yanda kaje Elizabeth yandutse. Cyo kugira ngo ubwire undi ngo runaka. Kwagera ukavuga imbere y'Imana yandutse yambaje yanda kaje ukavuga harenze ukagaruka ariko Imana bababarira. Umunsi mu mwuka waranyigisha ramira mu kintu cyatumye kuri statsindisi. Yageneraga ijambo rivuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Iyo udafite iryo jambo uruhanganye n'abantu. Mama, bari ko siwe ntafite ubwenge. Ntabwo afite yabugira ntabwo meza. Ibyo Bibiliya yita ubwenge si. Ubwo ni ubumenyi. N'ubushakashatsi bw'isi. Ariko ubwenge bw'Imana bw'irya mbere burabonera. Amen. Amen. Mugirwa Imana. Hallelujah. Ubwenge rero butaboneye no gucapa. Mana tugire neza cyane. Hallelujah. Amen. Dusubire hahandi dusoze. Amen. Reverend yahageze. Sara agenda atavuze ntabwo byakunda. Sibyo Reverend? Amen. Amen. Petero azura Tabita. Kandi iyo hari umugore umwigisha witwaga Tabita bisobanurwa ngo Doka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Yesu ahimbaze. Ndimo soma aya magambo nk'uko Imana yambwiye ngo haleluya. Ingo zigomba kugarura ibihe byo gusengera mu rugo iwawe. Mugomba kugarura amateraniro mu rugo. Mugomba kugira uburyo bwo gusabana n'Imana mu miryango. Yesu ahimbaze. Kuko mu miryango niho hari intambara, niho hari ibitero. Amen. Ubwami bw'Imana nibwuruka bukaba mu miryango iwacu buzimura ubundi bwami bwimitswe n'imiryango yatubanjirije. Mama habe icyubahiro. Tubeho mu bwami bw'Imana iwacu mu miryango kuruta kubaho uko imiryango yacu yabaye. Yesu ahimbaze. Imbaraga urwana nazo ukaza ngo hano bagusengere. Nushira igicaniro mu rugo rwawe noneho ukimvayitinga abantu bakagusengera iwawe. Bizagira imbaraga cyane kuruta ko bagusengera hano ku ikanisa. Imana imbazwe cyane. Amen. Hallelujah. Mugarura usabane. Abaririmbyi hari ababyeyi bafite abana bazi kuririmba ariko babumvira hano. Ntabwo ari ibyo. Mugomba kurema miriye mu rugo Imana. Yesu ahimbaze cyane. Amen. Mugomba kurema. Uzi ko hari abantu nagiye gusenga n'abakozi b'Imana ariko nkamubwira ese ibi bintu niba kubona wowe mu rugo ntujye ubyereka ko umuhanuzi. Oyaye. Ati mba nihiriya ndimo gusengera abantu imbere wanjye nagiye. Ndavuga ngo umudamu wawe agomba kugira bite gushyira igicaniro hano. Wajya uzi umuriro wa hano ukakwereka ibihano kuko ubibonye wabikubita ku rutugu undi muntu agira bite. Imana ihimbaze. Amasengesho mu rugo agira imbaraga cyane
kuruta ayo tugenda dutabwa hirya no hino. Kandi birakorohera gusabana n'Imana ugeze mu iteraniro iyo ubayeho mu buzima busabana nayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen. Haleluya. Rero miriye environment yari iri mu rugo rwo kwa Tapita niyo yatabaye Tapita kugira ngo agaruke mu isi y'abazima. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Turavuga ngo iwacu ni hatoya ariko ko Yesu ahimazwe cyane. Iyo habaye ibintu bibi abantu barahakwiye. Imana ihimazwe cyane. Niki gituma rero ubona ko ni hatoya? Ni bwa buzima buhora bubangamira ubumana mu muntu. Yesu ahimazwe. Hari igihe umuntu avuga ngo gusaka akazu gatoya ntari shaka abantu batatu cyangwa babiri. Yesu babwira ati muze dukora agataro mu gatoya. Ese ukabaza Pawulo ajya kwa Filipo yataramanye nawe. Bibiliya itwereka abakobwa ba Filipo bangahe? Ni Agabo na Pawulo. Bahageze ngo abakobwa ba Filipo batangira kwerekwa. Agabo nawe agira ngo aramubwira byari hehe. Impamvu rero ibintu bitameze neza hano mama hibazwe cyane ni tere tubamo. Yesu ahimazwe cyane. Amen. Aho tuba nituhahindura igicaniro cy'amasengesho hano hazaba hari hameze nk'iramu, hazaba hameze nk'inayoti. Nuko uhagera duhanura twerekwa kubera iki ibicaniro bitandukanye bihuriye ahantu hamwe bikoze icyatsi gikomeye mu bwami. Imana ihimbaze. Amen. Haleluya. Aho kugira ngo uzane abagore ba anniversaire ngo baze bakora anniversaire cyangwa abana bakora anniversaire y'umwana wawe, jya uzana abantu batanga musengera. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ahimbaze. Amen. Musenge. Dorcas nicyavuze. Dorcas si ugusoma imyenda gusa, ni kanisa y'abantu. Amen. Ni kanisa ya mu rugo. Kandi amatorero yose iyo Pawulo arimo gutasha abantu aravuga ati muntahirize Akwila na Prisila n'itorero ryabo ryo mu rugo kuko badufashije, kuko itorero ry'Ikorinto ryatangiriye kwa Prisila na Akwila. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Mugarure Imana mu miryango muzanezerwa. Amen. Turi mu giterane cy'abayumbe ni Sitandane musaza muremure w'inzobe. Yaratubwiye ngo we niyo agiye gusura mugenzi we bari bazanye mu giterane unashobora guhaguruka atabajije Imana ngo agende. Bari ko njya ntangara umuntu ahaguruka akajya i Kigali atabajije Imana ngo agende. Ko kandi ngo nimubona se kari inshuti yanjye dusazanye mu murimo. Ariko sinagenda nabwiye Imana ngo ndagiye. Ngo sinajya mu isoko ntagize ngo uribaza iyo miriye iri aho muri urwo rugo ukuntu imeze. Imana ihimbaze. Haleluya. Tugomba guhindura. Yesu ashimwe. Miriye environment yacu ikabonekamo Imana. Yesu ahimbaze cyane. Ugasohoka iwawe ufite impumuro y'ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Nimujye musengana n'abadamu banyu. Niyo mpamvu badukamo ibintu ndimo bimenya. Iyo udasenganye n'umugore wawe asengana n'abandi bagore bakamuhereza izindi mbuto. Imana ihimbaze. Ingo zimwe zarananiwe kubera iki? Nta bicaniro bibi iwabo. Nugize ngo abaye umunyembaraga ahita ajya mu cyumba cy'amasengesho akaba y'icyumweru akagaruka. Ugarutse rero kusanze yagutekereye kugira ngo umugabo usegura yakunanira. Ntabwo byashoboka. Imana ihimbaze. Amen. Gira icyumba niyo ya mama bicyubahiro. Niyo byaba ari imbere y'igitanda. Njye niba gusenga najyaga njya muri cyo hanze yasima atari no mu nzu nkapfukama kubera iki twari benshi mu nzu nashobora gusenga nkabyuka nkajya muri toilette nkapfukama. Mama bicyubahiro. Yari iminota 10 ya 30 kuko umwuka ashoje nkahita asubira kuryama. Ntihanaguraga neza ku mavi nkaryama nirambuye kugira ngo najya umuntu waza amavi akonje akambaza ngo uhereye. Imana idufashe cyane. Amen. Ubuzima haleluya bwo gukorera Imana ni ukwiremerera. Yesu ahimbaze. Iyo utiremereye ngo
bibangamire ntushobora kumva ubwami bw'Imana muri wowe. Hari ibintu bigomba gupfa, hari ubwibone bugomba gupfa. Abantu si baje ahangaha batekereza iki? Bazaza barwaje baje kumutwara kwa muganga, baranze ko baza ngo birukane indwara. Imana ihimbaze. Ejo sinababwiye ngo Dorukasi iyo biba muri kino gihe cya none baba barikoreye intumbi bakayishyira Petero, ariko ntibayikoreye kubera ko Dorukasi yari afite icyuma. Urimo kumva? Bamurambika aho basanzwe bahurira n'Imana, Petero bariho gusanga umugore w'ishumi mu kazi. Yesu atugirire neza. Haleluya. Rero iki gitondo numvise ashaka kubabwira mu ikanisa zihere mu rugo. Imana ishimwe. Nuva ku kazi uze wihuta uvuga ngo amateraniro yo mu rugo agize gute, haratangiye. Nubyuka ujya mu kazi usiga amasaha y'amateraniro yawe yo mu rugo. Ushobora kutabwitsa umugore nawe ariko ugaterana na Mwuka Wera, ukavuga Mwuka Wera usaba ngiye mu kazi. Mwuka Wera uri hehe ukamutekerereza. Mama himbazwe urugendo ngiye nari kumwe nawe nashobora iki? Utume ndumva umugisha, utume mpura n'ibyo nshaka, ndakwinginze simushe amaso yanjye ahweze kandi amaboko yanjye akugire umugisha, ukava mu rugo ukagenda. Mama himbazwe cyane. Amen. Ariko utangira gucyaha dayimoni uhuye nayo yiruka nimutarahura. Yesu ahimbaze. Hari politike y'iwacu nkunda yo kwica umwanzi nyuma y'igihugu aho kugira ngo yinjire. Rero gusenga mbere y'uko uhaguruka biraryoha kuko wirukana umwanzi mutarahura, ariko kugira ngo utangire gufita dayimoni mwahuye ntibikunda. Yesu ahimbaze. Amen. Abasigaye bazinduka mu rukerera baba batangiye kuroga, mu gicuku baba batangiye kuroga, ariko abana b'Imana batangiye kugira gute kubona. Yesu ahimbaze. Amen. Batanga ibitambo kugira ngo batunetralize. Utekereza se ko twabatsinda nta bitambo twatanze? Amen. Imana se ntiyarushoboye kohereza ijambo ryayo mu bundi buryo umwana wayo ntabe igitambo. Nase hari ikintu Kristo yakoze tutazabamo icyitegererezo. Yari icyitegererezo cy'ibyo tugira gute. Ni ukuvuga ngo uko yatanze ibitambo byo kuducungura mwana habicura. Ni uko hari ibitambo dusabwa kugira ngo tumutunge tubane n'abiteka byose. Niba atararyamaga mwana habicura akirirwa abwiriza abantu nijoro akarara ku musozi, twebwe n'iki gituma dusinzira amasaha 8? Kandi ntiyagiraga abaruzima byane, ntiyagiraga ingumba, ntabagamo abacenyuka. Utekereza ko ari iki cyamurazaga ku musozi? Wowe ugasinzira. Dufite abapfakazi 3 mu muryango, dufite abahungu banze gushaka, dufite abandi bamwumviye, tukaryama tugasinzira. Mutekereza ko ari iki cyatumaga Kristo arara ku musozi twebwe tugasinzira? Si ibintu mvuga nibyo pasta? Ibyo cyane. Cyane bigomba kuba maso. Hari umugore umwe wacishijwe, aratubwira ngo yari umurangi. Abarangi murabazi? Yego. Abarangi cyangwa abarungi nabi Bugande cyane. Mana tugire neza. Aravuga ngo we ni ukuvuga ngo bo bagira ibintu bimeze nk'ibitaro. Abantu bakajya baza kwivuza, bakabamo bakabasengera uburyo bwabo basenga bagakira. Mana tugire neza. Ariko natubwiye ngo abo bantu indwara baba barwaye ngo niza zinduka akabatuka saa 9. Akavuga ngo uyu musozi katuvuge ngo barwaye umusonga. Bose bagahita baza kwivuza bakamuha amafaranga agahita abona ubukire. Mana tugire neza cyane. Uyu nguyu musozi akavuga ngo hagira abarwara ibisazi bakaza kandi bakagira gute? Satani nuko akabateza ibisazi akamuhereza imbaraga zo kubakuramo bya bisazi yabateje, bakavuga ngo barangi baravura. Ahubwo n'abadayimoni b'intege nkeya hinjiyemo abanyembaraga bakuramo abanyantege nkeya. Sizi no buryo mvuga. Nukuvuga ngo ugahita ubana n'abarangi bamahabwa icubahiro. Amen. Ubwo ugahita utunga ruseferi mwenyewe aho kugira ngo utunge isumu cyangwa ikindi kintu. Mana tugire neza. Aravuga ngo yabyukaga saa 9. Haleluya. Igitaka yabaherezaga ngo bakarya cyangwa bakarya bagaciramo. Mama tugire neza cyane. Ayo masaha nibwo yakivugagaho ibintu ngo gutya niba ari mu rwijiro rw'umuryango akagicukura akakivangavanga, noneho akajya babwira bagaciramo. Ariko baciraga muri ya magambo bamubwiye gukora saa 9. Mana himbaze. Bivuze iki rero guhagarara imbere y'Imana ayo masaha? Yesu ashimwe. Nuko urizamo ya migambi yose. Mana himbaze. Nuko urejeta
ni ugusubiza inyuma imigambi yose y'umwijima iri ku muryango wawe cyangwa ubuzima bwawe ndetse iri no muri ako karere. Iyo duhagaze neza duhagarika imbaraga z'ikuzimu mu karere aho dutuye. Haleluya. Amen. 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 Ibirimo kuba mu buzima bwawe, mu muryango, mu bana bawe, n'ibyo bakoze usinziriye. Matayo yanditse ngo iki? Ngo basinziriye umwanzi arazagira gute? Ari mu rukungu muki mu masaka. Ariko umubibyi yari yamujya amasaka, ariko aragenda araryama. Asinziriye umwanzi agira gute? Satani atata chance iyo reka mvuga ngo kurangara kwacu, yo kutaba amaso kwacu, agagera ku migambi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Niba Kristo aragendaga n'intumwa ariko akazibwira ngo ni mube maso. Yesu ayima niba uri sayini nimusenge kugira ngo mutajya mu moshi. Hari icyo bishatse kuvuga. Ariko ibi ngibi abantu ntibakibyigisha, basigaye bavuga Yesu. Ariko Yesu igorigoti ukamuvuga nk'umujyamo. Uvuga amabanga, uvuga ubwiru bw'igorogota, uvuga umugambi wa Yesu Kristo. N'amahabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Muhindure mirire, muhindure environment, muhindure ibicaniro biri mu rugo. Masengesho yanyu usenga amasengesho akunukeho. Amen. Masengesho ni igicaniro. Ntabwo muzi ko twajyaga ducanira inka umubu n'isazi bikagira. Abantu rero babayeho mu buryo bwo kuzinga gusa, bashaka gucanira. Kizizo ntabwo kirukanwa. Hari igihe inka gutera umugeri uyiri munsi ugukamisha ari mu bizinzo buryo. Yesu ahimbawe. Niko abadayimoni bajya batugenza kandi bashobora batanditse ibiganza. Hari ikintu gikenewe gicanira. Yesu ahimbawe. Kandi nta muntu ucanira inka zitashye. Nta muntu ugiye bakabyara. Bajya bacanira. Mwaracaniye. Abacaniye mu murikiro. Nta muntu ugicanira inka zigize gute? Zitashye. Inka zitaha wacaniye umwotsi wamaze kurema. Niko kurwanya Satani bimeze. Nta muntu urwana yatewe kubitambere ugaca imbaraga ugaca intege. Icyo bivuze gucanira mbere y'uko inka zigira gute. Abantu bajya bakora amasengesho barwaje, bagakora amasengesho apfuye abantu babiri ngo reka twirukane urupfu. Waba barwimiriyeho kubwirukana. Rwahageze kubwirukana ntabwo bafata. Rwimiriye. Imana itugirire neza. Haleluya. Numva aya magambo navuga ujyana n'ukasibyasi. By'abagore n'umusenyi w'ibintu by'abagore bizatungana n'iby'abagabo bizatungana. Na wa mugabo uvuga ngo nubwo muvuga abagore n'ibiki byose n'umusenyi azagira ati ntabwo ari we kubera siko mwashakanye mumeze. Nigeze kubwira umuntu rega njyewe umugabo watanze umwana bitakuvuga ngo twavuganye mu nzira ndabona kuko burya haba hari n'ubuhenda bw'ibyanyu kubomboka n'ubuhenda abana. Iyo umuntu agatanze ikiguzi ashobora guhinduka itari isaha iyo ari yose. Keretse mugiye ukavugana n'ababyeyi bakemera bati mugende muzazanye. Ababyeyi bakemera ko mugenda kubera iki ubushobozi bwo. Ariko iyo umuntu aba arimo kweka ikiguzi, umuntu kweka ikiguzi rero nta mutwaro wo gutwara bafite. Baranyica abakobwa ukuvuga ngo nuko mbyumva nawe mugira ukundi byumva uzabidusangiza nta kibazo. Kuko ibyo mvuga ubutumwa ntiburangiye. Nuko mishurirwa n'undi azaza ishurirwa yongere. Sibyo rero? Hari igihe umuntu avuga agasa naho ari kaganga birangiye. Ariko ngewe ukuntu mbyumva nk'amahabi ikibazo. Nawe ushaka kubomboka ntuzongere kuvugana n'umuhungu ngo mugende. Urimo kubyumva? Uzashake musaza wawe mukuru wishikira umubwire turebe bimeze gutya na gutya. Ngewe na runaka. Ushobora gutambuka ukabwira mama na papa. Ubwo ni ibintu bibiri. Umugisha w'ababyeyi n'uw'abashumba. Niba udafite uburyo bwo gukora ubukwe uyu mushumba uramutinya w'iki ko ejo azakuhagarika ko ejo azavuga ngo wabombotse akakwirwana muri korali. Ariko nuzi ukambwira uti mushumba njyewe igihe kirageze ariko kubera ibi n'ibi kandi bimuratinya kumutinya umuco ntimutinya ubukristo nicyo kibazo. kabisa oyaye. Hari igihe mbona mbaye nk'ingare ariko ntabwo ari umujinya wa kamere.
ukuri ni ishyaka ryo mu buryo bwemewe. Mana ntabwo mbanga kandi nimunyegera muzabona ko ndi umuntu mwiza. Sinirata foyibi sinca bugufi wabonye ntari umuntu mwiza. Mana imbaga ariko iyo ngeze hano ukuntu umwuka wera asa n'ibintu ukumva agahinda karakwishe. Yesu ahimbaga. Ibi bintu turimo twigishijwe twabwiye Yesu ahimbaga sibyo bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni ukuri kuri mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Kuza ukabwira umushumba cyangwa wagira isoni zo kumubwira ugashaka umuntu umwegera ariko ukagenda ibiganza by'abakuru n'ababyeyi bavuze ngo abana ntibagende kubera ibintu. Yesu ahimbaga. Niba badashaka ko bigenda gutya bateranye amafaranga y'ibyo mukeneye babakorera ubukwe mugende nk'uko bashaka ariko mwabahaye ubushobozi bwabo. Iyo mugiye uko nguko urugo rwanyu muruhaye Satani kugira ngo muzarugobotore birakomera. Kandi icyizere nizaje nike utakaje icyizere kukigarura ntibikunda. Uko dushaka ni umurage tuba turimo kugaburira abana bacu. Mana tugirire neza kandi ntabwo bazakugira kina mama warabombotse. Tugomba kubanza kwitegereza pasiteri se wabombotse unarasezeranye n'umuntu tukabanza tukabyigaho. Ariko rero ngo nubwo yagize gutera yarasezeranye. Yego yarasezeranye. Umugabo umwe ni Billy Graham wanditse aravuga ngo dukora ibyaha Imana tugire neza ngo ariko ibihano byumurana ngo Imana ujye tubabarira ko ibihano by'ibyaha twakoze bigira gute kwa kundi ushaka warakuyemo inda nyinshi bameze barashaka tuzaba tureba wabyara ariko Imana igira imbabazi ngo uzi ndakuyemo byo nibyo bihano by'ibyaha wakoze. Imana arakubabarira ariko amagambo y'ibyo wakoze ahora ari amabuye kugira gute amabuye y'ibyo wabayemo nibyo bihano by'iki. Rero n'amabuye mujye munyanga si meza. Usanga dufite amakimbirane hano abisaba ngaba n'umuntu akijijwe bakivuga ibya kera none se kuba bombo turi muri korale twabwirwa n'iki kubakira uretse ko kubambuka bidashoboka nk'ubu washatse habonetse iyindi mwaye yo kubambuka ntiwabambuka kuba bombo turi deje bakora ugiye muri korale umuntu bamuteye inda ari umukuru w'urubyiruko aragarutse ngo bamugire muri komite ngo narakijwe bamuteye inda umukuru w'urubyiruko. Ubu se wa wundi ntabwo ari kuzamubwira ngo arakijwe aragutera umugore ntaca mujye mwemera nawe uce bugufi mwihanga. Ubu umunyantege nke jya wemera yenda we kumbwira ngo ndi umunyantege akubwira uti ntukabera ni ukuri noneho biranze ndananiwe ndi umunyantege n'imbabarire wemere guca bugufi hako mujye mwihagararaho ngo twarakijwe twarahindutse bamutera inda muri korali none wahindutse gute cyagiye muri korali ntawe wari utarahinduka tukubabarire twemerere ko wari uje gusa watataga korali. Imana tugirire neza nicyo amabuye yavuze rero ujye mwirinda n'amabuye. Yesu ahimbaze. Mujye mwirinda n'iki n'amabuye. Abantu bajya bishingira rero bakagana sawa ariko mu ikanisa mupagani nta tegeko rimuhana nta mbaraga zo gutsinda ibimwirukankamo sibyo nyine ariko twebwe twarazironse. Imana tugirire neza. Rero iyo utakaje icyo cyizere uzajya wihangana amabuye bagutera. Niyo maze ko Pawulo avuga nubwo nari umutukanyi ariko mu cyari iki sibura yari amabuye yaraza amagambo bagira gute akabanza akirondora uko yari akongera akavuga uko yahuye na Yesu no muri gereza yari yaracitse ururondogoro kubera iki amateka ye. Thank you.